Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru y'incamugongo mu karere ka Muhanga, kuko ibibereye mu karere ka Muhanga ni amarorerwa. Ni inkuru rero iri kuvuga yuko Dufatanyinimana Fabien w'imyaka 20 arashinjwa icyaha cyo kwica mukuru we witwaga Nshamihigo Gilbert w'imyaka 25, ndetse nawe akagerageza kwiyahura ariko ntibimukundire. Byabereye mu kagari ka Kigarama, umurenge wa Cyeza ho mu karere ka Muhanga mu ijoro rishyira tariki 18 Ukwakira 2025. Akaba ari inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi muri rusange. Amakuru avuga ko uyu musore yishe mukuru we abanje kumutema amaguru, agakurikizaho amaboko ndetse nyuma akamutema n'umutwe kugeza apfuye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hassan Kamanzi yabwiye igihe ko uyu ukekwaho kwica mukuru we akimara gukora iki cyaha yagerageje kwiyahura akoresheje ikote yari yambaye mu giti, ariko ntibyamuhira ahita yitura hasi. Nyuma y'uko abaturage bakomeje kumushakisha maze bakamusanga mu mukoki muremure yakomeretse, bahise bafata umwanzuro wita bamujyana ku bitaro. Polisi yakomeje ivuga iti abaturage bamusanze mu mukoki, nawe ahita ajyanwa mu bitaro bya Kabgayi kugira ngo avurwe. CP Kamanzi yakomeje avuga ko basanze intandaro y'uru rupfu ari amakimbirane aba ari hagati y'abavandimwe, ari amakimbirane yari amaze iminsi hagati y'aba bavandimwe babiri, bakaba ari amakimbirane bari bafitanye muri rusange. Yaboneyeho rero no kwihanganisha umuryango wabuze umuntu, aboneraho no gusaba imiryango ifitanye amakimbirane kujya yegera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kugira ngo bafashe kuyakemura. Ni inkuru rero yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi muri rusange, kuko ni inkuru yaje kuba ijya hanze kuri tariki cyangwa kuri uyu munsi tariki 19 Ukwakira 2025, ivuga yuko uyu musore w'imyaka 20 yaje kuba yica mukuru we w'imyaka 25 kubera amakimbirane bari bafitanye muri rusange. Ni inkuru rero yakomeje kugenda iriza abantu benshi batuye muri ako gace ka kagari ka Kigarama mu murenge wa Cyeza wo mu karere ka Muhanga. Murabyumva rero uko byagenze byose, murabyumva ko ni ibintu bitari byoroshye muri uyu muryango. Niba rero ukunda amakuru tukugezaho muri rusange, kora kuri subscribe, kandi niba wakunze aya makuru kora kuri like, maze tujye twibanira buri munsi. Ngewe rero icyo nabifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kubafubika, twajya twibanira buri munsi. Ndabashimiye cyane.